Bavandimwe bakunzi banjye ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice ni 4 umurongo wa 7. Nukora ibyiza nuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Imana yacu ni ishimwe. Niba ukora ibyiza uzemerwa n'Imana, ariko niba udakora ibyiza icyaha kiragutegereje aho hafi yawe, nk'aho gihagaze ku rugi rwawe, cyiteguye kukwinjirana, cyifuza kugutwara no kukuganza, ariko ni wowe ugomba kukirwanya no kukigenzura. Imana yacu ikomeze itugirire neza kandi duhe imbaraga. Nukora ibyiza nuzemerwa. Imana yabwiraga Kayini ko iyo umuntu akora ibihuje n'ubugingo n'ubugiraneza, Imana imushima kandi Imana ikamwemera. Ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi. Iyo umuntu adakora ibikwiriye, ibyaha biba byiteguye kumufata. Ni nko kuvuga ko icyaha kiba kimutegereje cyiteguye kumwigarurira. Imana yacu ikomeze itugirire neza kandi ni wowe byifuza ariko ukwiriye kubitegeka. Ibyaha bishaka kuganza umuntu, ariko Imana itwibutsa ko dufite ubushobozi bwo kubirwanya no kubitegeka. Tugomba guhitamo gukora ibyiza, kuko guhitamo nabi bifungurira ibyaha inzira yo kutuganza. Ariko kandi Imana iratwibutsa ko dushobora guhangana n'icyaha kandi tukagitsinda. Nitwe dufite ubushobozi bwo guhitamo neza. Imana itugirire ubuntu. Rero mwene data muvandimwe dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu, nudakora ibyiza, niba uhisemo gukora ibibi cyangwa kutumvira Imana, uba urimo ufungurira ibyaha inzira mu buzima bwawe. Kandi mwene data muvandimwe, gufungurira icyaha inzira birangira kikunesheje. Ndetse bamwe ibyaha bishobora no kubica, ugasanga bavuye no mu buzima bwa hano kuri iyi si, kandi ugasanga baratsinzwe. Ibyaha byitugatugira ku rugi rwawe. Ibyaha biba biri hafi cyane yawe, nk'aho byicaye imbere y'urugi rw'umutima wawe. Ni ukuvuga ngo bene data, ku mutima wawe naho kurindwa. Ku mutima wawe ni ahantu hakomeye, uba ukwiriye kuharinda icyaha n'ikibi cyose cyahinjirira, kandi byiteguye kukwinjirana nutaba amaso, maze bigere mu mutima wawe maze biwangize. Imana yo mu ijuru ikomeze kutugirira neza. Kandi iyo bije ni wowe biba byifuza, biba bishaka kukurimbura. Ibyaha bigira imbaraga zishaka guhindura umugaragu w'Imana bikamutegeka. Bene data bavandimwe, witegekwa n'ibyaha, witsindwa ku munota wa nyuma. Ahubwo uyu munsi ukwiriye kongera imbaraga mu mutima wawe, ukwiriye kwiyongeramo imbaraga, ugakora cyane kugira ngo icyaha kitabona aho cyinjirira. Imana yacu ikomeze kutugira neza no kudufasha, ariko ukwiriye kubitegeka. Ariko si ibyaha bikwiriye kugutegeka mwene data, witegekwa n'ibyaha. Ni wowe Imana yahaye ubushobozi bwo kubyirinda, kubyima amatwi no kubyigizayo, ubundi tukabaho mu mahoro tudategekwa n'icyaha. Iyo tudakora ibikwiriye, icyaha kiratwegera cyane. Uyu munsi kora ibikwiriye, irinda icyaha, kurikiza amategeko y'Imana, ukora ibyo Imana ishaka. Bavandimwe bakozi b'Imana, icyaha kidutegeka, kandi icyaha cyo gishaka kudufata no kutuyobora mu bibi, ariko Imana iduha imbaraga zo kukirwanya. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza tugenda twumva, ubutumwa bwiza tugenda tubwirizwa, nk'uko turi kuvuga ijambo ry'Imana, ahangaha tuba turi kurwanya icyaha no gushaka ibizadufasha kukirwanya. Witinya rero mwene data, kandi nkubwira ngo uyu munsi wa none utinye icyaha. Bintwari mwene data, kuko ushoboye kurwanya icyaha, wahawe imbaraga. Uyu munsi rero bintwari, uyu munsi rwana, kandi Imana nayo izabana nawe. Ibyaha bifite ubushake bwo kukuganza, si ibintu bidafite intego. Ni nk'umwanzi utegura kwica umuntu mu buryo butuje yamwiteguye. Ibyaha bishaka kugucengera, bikakwigarurira, bikaguhindura imbata yabyo, ariko ntuzabyemerere mwene data muvandimwe. Reka turebe. Reba Kayini yari afite umujinya n'ishyari. Icyaha cyari kimutegereje ku rugi rw'umutima we, cyahise kimufata, yica murumuna we Abeli. Rero mwene data, rinda umutima wawe, uhunga icyaha, Imana nayo izagushyigikira. Mwene data muvandimwe, ukwiriye gutegeka icyaha. Ufite ubushobozi, ufite ububasha
Imana ntabwo yigeze ivuga ngo humura nzakirwanya ku bwawe, oya, yaravuze ngo ukwiriye kubitegeka. Wowe n'umutima wawe n'imbaraga zawe Imana yaguhaye ukwiriye kubitegeka. Ibi bivuze ko umuntu afite inshingano yo kwifata no guhitamo inzira nziza, nubwo icyaha kigushaka ntigikwiriye kukuyobora, kuko Imana yo iravuga ngo ukwiriye kubitegeka. Ntabwo rero Imana ariyo izaza gutegeka ibyaha ngo bitakugeraho, ahubwo wowe ukwiriye kubitegeka, ukwiriye kubirwanya, kuko Imana yaguhaye ubwo bubasha, yaguhaye n'uburenganzira. Rero ntabwo Imana izaza kubihagararaho ngo bitakugeraho, ahubwo wowe n'imbaraga zawe ukwiriye kubirwanya, ukarwanya ikibi ntikinjire mu mutima wawe. Nimwumvire Imana ariko murwanye Satani, nawe azabahunga. Imana ntizemera ko mugeragezwa ibirenze ubushobozi bwanyu. Bene data bavandimwe, umvira Imana, Satani nawe azaguhunga. Mwene data dufatanyije kwizera, Satani azaguhunga rwose niwemera kumvira Imana, kandi ni ukuri Imana ntabwo izagukorera imitwaro utabasha. Imana izaguha ibyo ukwiriye kubasha, kandi rwose uzabishobora. Mwene data rero muvandimwe, mureke twirinde icyaha, kandi mureke tubwire abandi kuva mu byaha, two kwizirikana twenyine, ahubwo tuzirikane na bene data bandi. Imana itwigisha ko dukwiriye kuba abanyabwenge bo mu mwuka. Tugomba kumenya igihe icyaha kije kutwinjirana, tukamenya uko tukirinda. Imana yacu itugirire neza. Ni ukuvuga ngo rero icyo Imana idusaba ni ukwicisha bugufi, ni ugukomeza gusenga, kandi kwiga ijambo ry'Imana, kugendera kure y'ibitugusha mu cyaha. Uyu munsi rero icishe bugufi, senga, kandi wumve ijambo ry'Imana buri munsi. Imana nayo izagushyigikira, Imana izabana nawe. Mwene data muvandimwe rero, ntucogore, ntutinye. Imana iri kumwe nawe kandi yiteguye kukugirira neza. Gendera kure y'ibyaha, kandi nuba mu ijambo ry'Imana ugasenga ukicisha bugufi, ndabizi neza ko Imana izakugirira neza. Ibyaha bishaka kugufata, ariko si ngombwa ko bigufata cyangwa se ko bikuganza. Ufite imbaraga, ufite Kristo, ufite ubushobozi bwo guhitamo icyiza. Wowe ugomba kubitegeka, ntureke icyaha ngo kigufate. Wowe ube umugenga w'ubuzima bwawe muri Kristo. Yesu Kristo yatwigishije kubana nawe, yatwigishije uko tugomba kumusenga, yatwigishije aho tugomba kunyura, kandi rwose nitwicisha bugufi byose bizagenda neza. Bene data bavandimwe rero, mureke duhunge Satani, mureke turwanye icyaha, kandi nitwirinda rwose ndabizi ko Imana izatugirira neza. Kandi nkwibutsa ko nukora ibyiza uzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi kandi rw'umutima wawe, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Rero uyu munsi nifuje kubabwira ngo mutegeke ibyaha, twirinde rwose, two kugwa mu mitego ya Satani, kandi twarumvise ijambo ry'Imana, two kuganzwa n'umwijima, kandi duhora twumva ijambo ry'Imana. Ufate iminota mikeya wumva ijambo ry'Imana hano kuri Mirance TV Show, ndabizi ko uzahakura umugisha, ndabizi ko Imana izabana nawe. Gerageza gukora ibyiza uzemerwa, ariko umenye ko nudakora ibyiza umutima wawe uzuzuramo ibyaha, kandi niwe bizaba bishaka kurimbura, nta wundi. Imana rero ikomeze iduhe imbaraga. Gerageza rero mwene data ukora ibyo Imana ishaka, wirinde icyaha, wirinde gukora ibyo Imana idashaka, kubera ko Imana iri kukugira inama. Imana iri kumwe nawe rwose, ifite ubushake bwo kugufasha, ifite ubushake bwo kubana nawe, maze ukabaho mu mahoro udategekwa n'ibyaha. Rero ugomba kubitegeka, kandi uba umugenga w'ubuzima bwawe. Kristo nawe ari mu ruhande rwawe, Kristo ni umurengezi wawe, Kristo ni intwari yawe, yaragutsindiye, kandi azahora atsinda ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Bene data wowe unkurikiye, we turi kumwe kuri Mirance TV Show, reka dusenge isengesho tubwire Imana ngo Mwami Yesu, mfasha guhitamo icyiza no gutsindwa n'icyaha. Nkomereza mu rukundo rwawe, unyobore buri munsi, mu izina rya Yesu Kristo, amena.